mwuka w'Imana kuzaho, mwuka w'Imana kuzaho akagusura, kagira iyerekwa rizima, kagira inzozi nziza. Umuntu iyo adakijijwe arasimbuka inzobo, abona ibintu bimusimbukana bimuhitana, abona apfa, abona kwa mu nzobo akanuye amaso, abona ibintu byambaye amakote y'umukara biza kumujyana. Ariko iyo umuntu akijijwe, Yes, twongeye kubasuhuza inshuti bakurikiye Yana Media. Amahoro y'Imana nk'uko bisanzwe, uyu ni umugoroba mwiza twongera kuganira ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe. Tubafitiye umutumirwa mwiza cyane, reka mbanze musabe abasuhuze mu izina rya Yesu anatwibwire. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Pasteur Moise, irindi ni Sindayigaya. Nejejwe no kubana namwe mu mwanya nk'uyu nguyu wo kuganiriza abakunzi ba Yana Media TV, kandi tunejejwe nuko Yesu yongeye kuduha akanya keza nk'akangaka ko kugira ngo tuganire ku byiwe ndetse no kuri iyi nzira y'umusaraba wa Kristo. Imana itubane umugisha. Murakoze cyane. Yana Media biravuga ngo you are not alone. Ntabwo uri wenyine, natwe ntabwo turi twenyine, turi kumwe n'Uwiteka, tukaba n'abantu b'Imana. Amen. Mushumba, iyo twagize umugisha nk'uyu nguyu wo kubabona, tuba dushaka kubungukiraho ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu tubabaza ibibazo kuri uru rugendo kugira ngo abizera bakomeze gusobanukirwa. Yego. Mushumba, munyemerere mbanze mbasabe mudushyire imbere y'Imana kugira ngo ikiganiro kize kugenda neza. Murakoze. Murakoze cyane. Mana yacu nziza, turagushimiye kubw'uyu mwanya ijambo ryawe rigiye kuzumvwa n'abantu benshi binyuze kuri Yana Media. Ndasenze kugira ngo Kristo uzariherekereshe imirimo n'ibitangaza, kuboko kwawe guhindura amateka kuzahindure byinshi kubw'iryo jambo ryawe. Ndasenze ngo utubashishe gukora ibikwiriye muri iki kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mushumba, Karame, mugiye kudusobanurira ibintu twibaza muri uru rugendo. Umuntu abwirwa n'iki ko akijijwe? Umuntu abyiyumvamo gute yagenda iyo ukijijwe? Umuntu abibwirwa n'iki? Yego, murakoze cyane. Cyo ni ikibazo cyiza cyane kandi n'abantu bakwiriye gusobanukirwa. Ijambo ry'Imana rirabivuga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, ibice bitatu. Ibice bitatu no hari inkuru ndende aho tubona Nikodemu ngo yasanze Yesu, amusanga ari ninjoro, amuganiriza amagambo menshi, aranamubwira ngo mwigisha, tuzi neza ko wavuye ku Mana, kuko ari nta muntu n'umwe ubasha gukora imirimo ndetse n'ibimenyetso nk'ibyo ukora atabihawe n'Imana. Aramubaza ngo niki nakora. Arangije Yesu aramubwira ngo utabyawe ubwa kabiri, ngo ubyarwe n'amazi n'umwuka, ntabwo ushobora kubona ubwami bw'Imana. Ikintu cya mbere rero kikubwira yuko ukijijwe nuko wihana, kakira imbabazi z'ibyaha byawe. Icya kabiri, ukumva amahoro yo mu mutima. Byaha bibuza amahoro. Ntabwo ushobora kubona amahoro. Bibiliya ivuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Iyo udakijijwe, ikimenyetso cya kabiri kikubwira ko ukijijwe, kwiyumvamo amahoro, amahoro yo mu mutima. Amahoro ya yindi Yesu yavuze ngo mbasigiye amahoro, simbahaye, si nkamwe y'abisi bavuga. Abantu bihesha amahoro, umuntu akavuga ko afite amahoro ariko bwacya akiyahura, akiyambura ubuzima. Uwo ntabwo afite amahoro. Amahoro yo mu mutima atuma turirimba, hahandi umuririmbyi yavuze ngo naho imirima yarumba singira icyo nsarura. Umuntu yumva umutekano, akumva umunezero, akumva ibineza neza, akumva ihumure, nta n'ibintu bikomeye afite, ahubwo gusa amahoro yo mu mutima. Hanyuma icya gatatu, mwuka w'Imana kuzaho.
umwuka w'Imana kuzaho akagusura, ukagira iyerekwa rizima, ukagira inzozi nziza. Umuntu iyo adakijijwe arasimbuka inzobo, abona ibintu bimusimbukana bimuhitana, abona apfa, abona kwa mu nzobo akanuye amaso, abona ibintu byambaye amakote y'umukara biza kumujyana. Ariko iyo umuntu akijijwe, niyo mpamvu Yesu yabwiye Nikodemo ngo utabyawe bwa kabiri ngo byarwe n'amazi n'umwuka. Yongeraho kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribwira abantu ritandukanya, ngo rirabaga rigatandukanya inyama n'umusokoro. Ijambo ry'Imana ribwira umuntu iby'ibyaha bye. Iyo dusomye mu Bagalatiya 5:16 cyangwa 19 haravuga ngo dore imirimo ya kamere. Ikintu cya mbere kizakubwira ko ukijijwe ukanabimenya nuko utandukana n'imirimo ya kamere. Imirimo ya kamere iragaragara: ni ugusambana, ni ukwiba, ni ukuroga, ni ukugomanwa, ni ishyari, no kwangana, ibiganiro bibi, gusinda, igomwa n'ibindi bisa bityo. Nabarangiye ni mu Bagalatiya 5 uhereye kuri 16 aravuga ngo ndavuga ngo muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazabasha gukora ibyo kamere irarikira. Ariko kuri 19 bakavuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara. Nushaka kugira ngo umenye ko ukijijwe cyangwa udakijijwe, ugende urebe kuri iyo mirimo ya kamere. Nusanga hari kuri muyirandure, nusanga ikuri muyirandure, nusanga ari ntayo ushima Imana uvuga ngo burya narakijijwe. Ariko nusanga igihari ntiwishuke, Bibiliya ntibeshye. Ntuze kwihesha amahoro, ntuze kubyorosa, kuko umuntu umwe ngo yibye inkoko ngo amaze kuyirya umutima uramubwira ati nuko nubwo yibyura igisambo, nawe ngo ahita abwira umutima ngo ariko twayisangiye. Umutima uti ntabwo nigeze ngutuma kuyiba, nuko kamere yawe yakunaniye. Rero hari ukuntu umuntu yihesha amahoro umutima ukajya umubwira ati ariko uri umunyabyaha, nawe akajya ariko n'abandi barabikora. Ariko kuba abandi babikora ntibisobanura ko atari ibyaha. Ibyaha ni ikintu gishobora gutuma uba umwanzi w'Imana ndetse ukaba n'umwanzi wa mugenzi wawe. Imana idahana umugisha. Rero kumenya ko ukijijwe byonyine ikizabikubwira nuko wowe gusa uzagenda ukareba aho ngaho, ukareba iyo mirimo ya kamere, ukareba niba itakigukurikiranye. Niba igigukurikiranye uzayirandure. Ikindi cya kabiri, Bibiliya yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto. Iyo umuntu akijijwe yera imbuto z'abihannye. Imbuto zirabigaragaza. Rero mu gihe cyose ukijijwe utagira imbuto, hari igiti ngo cyari kiri ku nzira, icyo giti cyabaga ku nzira, ngo Yesu akirebye akiburaho imbuto, kandi ngo kiri ku nzira bisobanuye ngo cyari gitegetswe kuramira abantu bahanyura ku manywa na nijoro. Ngo ahageze rakiburaho imbuto ngo ahita arakivuma kiruma. Abantu rero bashaka kwibeshya iby'agakiza, bakibeshya agakiza ariko batagira imbuto, ndagira ngo mbabwire ko bashobora kuba baba bari gusatira amahirwe make icyo giti cyahuye nacyo, cyahuye n'amahirwe make yo kubaho. Umuntu rero ushaka kwibeshya iby'agakiza muri ubu bugingo aba ameze nk'icyo giti kibeshye ko kizahaba nta mbuto. Ntago wabaho mu buzima bwo gusenga utagira imbuto ngo ubugumemo, birangira bukunaniye. Ni nko kwambara urukweto rutagukwiriye, rurakujabuka. Murakoze cyane, ngira ngo turasobanukiwe kandi koko uku nguku niko kuri. Tuzabamenyera ku mbuto zabo. Yego. Kandi agakiza kazana amahoro, umuntu akumva aguwe neza. Bakunda umuririmbyi yavuze ngo no mu byago nzaririmba nda amahoro. Iyo umuntu yamaze kwakira agakiza nta kintu kiba kigukanga. Uba wumva uguwe neza muri Kristo, wumva uririmba amahoro mu mutima naho byaba byakomeye cyane. Umuntu umwe yigeze avuga ngo kugira amahoro yo mu mutima bigereranywa nuko yabigereranije nuko ngo yabonye inyoni iri kwibuye mu mazi hagati. Yego. Inyoni ihagaze kuri ryabuye kandi mu mazi harimo umuyaga mwinshi, ngo ari kwituje. Uko niko umuntu wakiriye agakiza amera mu miyaga no mu miraba yo mwisi, abatuje nubwo imiyaga ari myinshi, kuko aba yikomeje ku rutare. Ni ku musaraba. Urumva iryo buye ni urutare, kandi urutare tuzi ko ruvuga Kristo. Iyo umuntu ari muri Kristo, imiyaga n'imiraba ntacyo bitwara. Erega ni nk'umwana uri mu nda. Buriya twebwe turi mu isi, Kristo niwe ubudubundikiye, niwe utugendana. Tumeze nk'umwana rero uri mu agakiza. Ubundi ni envelope. Ni kuvuga ngo ni nk'uko umwana aba ari mu nda ya nyina. Umwana uri mu nda ya nyina ntago wamukubita ikofe ngo urimuhamye. Uri kubita ku nda ya nyina, nyine nyina akababara,
wenda hari igihe rimwe na rimwe bitewe n'uburemere ryari rifite rishobora kumugeraho ariko ntirimugeraho direct. Biravuze ngo rero n'umuntu yari mu gakiza neza ibintu biraza byajya gukubita bigasanga nyine afite agakiza kamubundikiye kamurinze, bikikubita ku rutare rwo Yesu. Inyoni se nyine yari gutwarwa n'iki n'imiyaga n'imiraba kandi yihagarariye ku ibuye, kandi ibuye ridahura n'amazi kuko ibuye si amazi ni imiraba irayahungabanya, ariko ibuye rirakomeye. Kristo arakomeye rero muri twe, Kristo arakomeye mu isi no mu ijuru, Kristo arakomeye mu bugingo. Iyo tumwimitse ntacyo tuba, kabone n'ubwo ibitunyeganyeza biba bihari binasurera. Imbwa ishobora gukumokera ukagira ubwoba, ariko kubera ko wenda uri kumwe na shebuja cyangwa se no kubera yuko nawe wihagazeho ntikurye. Aho rero ni nk'uko n'iyo miraba yose iza ariko yasanga uri kumwe na Kristo ntigire ikigutwara. Murakoze cyane mushumba. Tunasoza ntabwo turi butinde cyane, ngira ngo tuzagira umwanya uhagije mutuganirize ibintu byinshi cyane. Reka na kano mukadusobanurire. Muri iyi minsi wumva abantu bavuga ngo Imana yarambwiye, Imana yavuganye nanjye. Abantu bose bavuga ngo Imana yavuganye. Ubundi umuntu abwirwa n'iki ko Imana ariyo yavuganye nawe atarandi majwi? Umuntu yabasha kubitandukanya gute kugira ngo agende yumva koko ari Imana yavuga? Ese abantu bose uko babivuga ni Imana yavuganye nabo? Ikibazo bajije kirakomeye, ariko si kinakomeye, kirumvikana. Abantu bose nyine baravuga ngo Imana yambwiye, ndakavuga ati Imana yambwiye, ndakavuga ati nanjye mfite amasezerano. Ariko mu magambo nk'abiri, ijambo rya mbere Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, kuko Imana kuvuga ko iravuga. Tubanze twemere ko Imana ivuga, ariko ifite n'umurongo yatanze ivugiramo, ntabwo ari uwa FM, abantu babyumve neza. Ahubwo yavuze uwibana nawe asate. Ni amagambo abiri ngiye kuvuga. Yaravuze ngo umuntu mbana nawe ni umuntu ufite umutima umenetse kandi ushenjaguwe n'ijambo. Gihe cyose uzaba uzi yuko hari ibintu utatunganyije mu bugingo bwawe, ariko ukumva ushaka kubika amasezerano y'Imana, ni nko kwanga inkurunuka ariko ugakenera amata yayo. Ego ntago bizakorohera ko ayo masezerano agusohorera. Turahita tubiguha ibisubizo byawe. Bibiri yivuga ngo iki muri Daniyeli 11:32 haravuze ngo abantu baca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga. Nukuvuga ngo iyo ushaka kubika amasezerano kandi udakizwa uhura no gushyeshyengwa, kandi ntago wabubaye wa mbere. Hari n'abandi muri Bibiri y'Imana igaragaza ko yashyeshyenze. Ndahera kuri Ahabu wari umwami, yahemukiye Imana, azana Yezebeli mu buzima bw'Abisiraheli, atuma Yezebeli azana ibigirwamana bibiri muri Isiraheli, Ashera ndetse na Bayali. Imana iramurakarira ngo ihita ipanga igikundi cy'abahanuzi 400 bo kumuhanurira ibinyoma bamuyobye. Abo bahanuzi 400 bari bakuriwe n'umuhanuzi umwe witwaga Zedekiya, ngo yarabakuriye, ngo baricaye bararya baranywa, bundi baramanurira bati genda ugira moti y'Galeyadi, maze nurangiza utere uzatabaruka amahoro. Hanyuma ngo icyo gihe rero ngo umwami bari kumwe witwa Yehoshafati ngo agira ubwoba, aravuga ati ni gute abantu 400 bose bavuga ibintu kimwe? Ngo aravuga ati ariko nta wundi muhanuzi ugira. Ngo haba aramubwira ati ndamufite ariko si mukunda mpanurira ibintu bibi. Ndaramubwira ati ninde? Undi ati ni Mikayi. Ati mugende mumuzane. Mikayi nawe ngo ahura n'umuntu mubi, aramubwira ati dore 400 bose bahanuye ibintu byiza, uramenye utaza kuvangirwa. Mikayi ngo hageze bamubajije aravuga ati nibyo, genda utabaruza atabaruka amahoro. Ngo ariko ngo ako kanya ngo haba arikanga. Aravuga ati se na Mikayi nawe amanuriye ibyiza no kuntu yajyaga amanurira ibintu bikomeye? Wahita amubwira ngo niko Mikayi. Undi ati nakubwiye kangahe kutazambeshya? Undi ngo ahita amubwira ati none rero reka nkubwize ukuri. Atumva
nagiye kubona mbona Abisirayeli bari kuzenguruka ku misozi bameze nk'impehe nk'intama zitagira umwungeri ati Imana irambwira ngo uzatabarira Moti Galeyadi ugweyo kuko inama mu ijuru yateranye baravuga ngo ninde washukashuka Ahabu akajya guterera Moti Galeyadi akagwayo. Biravuze ngo rero ari igihe iyo ushaka kugira ngo utunga amasezerano ari kudakizwa uhura nagushyeshyenga ku buryo uyagwamo cyangwa se uhuriramo n'ibigukoma hasi ibyangiza ubuzima bwawe bikagushyira hasi bikagushyira ku itapi ku rwego uzabanza ukamenya ko Uwiteka ari we Mana wamara gupfukama no guca bugufi Imana ikakumurikishiriza mu maso hayo ukongera ukabona umucyo. Rero kizakubwira ko amasezerano yose ufite ari ay'Imana ni umutima wawe nuko ukijijwe. Icya kabiri isezerano barigenzuza ijambo ry'Imana rero ntago rigorekwa. Imana nyine ibana n'umutima wejejwe, utejejwe ntazareba umwami Imana kandi Imana ntishobora kuvugana nawe utera. Imana yanga icyaha ntiyanga umunyacyaha. Igihe cyose ufite icyaha ibyaha bitandukanya abantu n'Imana. Bibiliya yaravuze ngo ni urusika rudutandukanya n'Imana. Ni gute ushaka kugira ngo Imana ihure nawe kandi warashyizeho urusika? ntabwo byakora. Abantu bose bafite amasezerano bajya babanza bareba aho bayahaye bahagaze. Wari urihe kugira ngo wabwe iryo sezerano? Imana yavuganye nawe ryari kuwa kangahe byagenze gute? Ibyo bintu abantu bakwiye kubimenya ko Imana nishobora kuvugana nawe rwose, nawe rwose kandi ufite icyaha kigutandukanya nayo. Ntabwo bishoboka. Iyo yavugana nawe ushobora kubigushyeshyenza. Nibyo nabisobanuye kuko Bibiliya yaravuze ngo ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Siko ijambo ry'Imana rivuga ko rivuga mu Magalati y'ibice 6 murongo wa 7 ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Abantu barashaka gusarura ubuhanuzi buryoshye kandi bo batarigeze baryohera Imana. Ubugingo bwabo bwarabaye kure y'ubwiza bw'Imana, barateye umugongo urumuri n'umucyo w'Imana. Ntago bizakunda. Amasezerano uzagira ntabwo azaba nayo kugushyeshyenga ngo nurangiza ugwe mu rwobo. Ubundi abantu baza kugira ati nta kimana ipfa nawe, n'ubundi abantu bose Imana ibagirira neza. Yes, none se ubundi we kucyogiye kubaza Imana ko nabandi hari ahandi bajya kubariza abadakundana n'Imana. Ubuze iri jambo twarihuza n'ijambo Bibiliya ivuga Yesu yavuze ngo nta muntu wafata ibyo kurya by'abana ngo abijugunye. None ntago bishoboka. Ibyo nagena nigiye kurigeraho ntago bishoboka. Usibye wa mugore ko yagize kwizera akavuga ati nizo mbwa ariko zitungwa n'ubuvumbukira ngukira bwo ku meza yabashebuja. Imana Yesu akamubwira ati genda kwizera kwawe kuragukijije. Ariko ubundi yari yamusezereye. Nukuvuga ngo rero iyo mutima wawe wuzuyemo ibyaha, kamere y'ibyaha ikabiri muri wowe, ni gakeya uzahura n'umugisha w'Imana bazakubwira baguhanurire. Ariko Imana yamaze gutanga umurongo bivuga uko ikorana n'abantu, ivugana umutima, ivugana nawo ngo ni umutima wera kandi wejejwe, utinya icyaha n'igisa nacyo, umutima ukiranuka aho abantu bareba nabo batareba, umutima wirinda ku gatona kanini. Bene uwo mutima ngo ntago Imana izawusuzugura. Hanyuma rero abantu barashaka kugira ngo tubabwire yuko bazajya mu ijuru badapfuye, bazagendera mu byogajuru, Imana izabarinda, bana bo baziga mu migabane hafi na kure. Nibyo nyine bazagushyeshyenga. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ayo magambo nubwo bayakubwira na pastor uzakomeza kubikubwira ngo ndakwaturaho umugisha ngo ndumesha umugisha barawukorera shuti yanjye. Nta na rimwe uzawuhabwa utawukoreye. Pastor kandi nawe ukwaturaho ni umuhesha ariko ntago ari uwutanga. None niba Imana iwutanga mufitanye ikibazo iyunge n'Imana kugira ngo ubone ibyayo. Wowe urashaka kugira ngo urye umugisha w'Imana kandi ufitanye ikibazo nayo. Oya banza utakaze ujugonye hasi forode. Izo forode zawugendana nazo nizo zigutandukanya n'Imana. Kandi urwo rusika ntago ruzatuma wumva ijwi ry'Imana. Uzumva amajwi y'abana ariko iry'Imana ntuzaryumva. Byabigusaba gusa n'ijambo rimwe kwemera gusa ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ngo ni watuza akanwa kawe ukavuga ko Yesu ari umwami uzakizwa. Nta kindi bigusaba ni ukwatura ukamenya iby'Imana yanga muri wowe ukabisohora kandi ukihanira kureka. Hanyuma ukizera ko iby'Imana ivuganye nawe ari ukuri. Hanyuma ukabigenderamo ukabihagararamo. Jya numva abantu bavuga ngo bacumujwe n'amasezerano ngo yaratinze. Cyanseka. Giye kuko nibaza amasezerano se yatinze gute? Isi niba izava ijuru rikava uwizera azahabwa isezerano. None isezerano ryawe niba ryaravuye ku Mana rigucumuje rite? Nge ntago ndihana ngo Imana ngo imbabarire ngo nacumujwe n'isezerano.
ntago birambaho nibirambaho kuko isezerano ry'Imana ntirimarwa n'imyaka rizasohora ndarigizeye ko rizasohora ubwoba rero ntabwo mfite kandi igikomeye kuba ngihari nicyo kinanyereka ko isezerano ryanjye rizasohora n'Imana. Imana iduhana umugisha ndumva hari sinzi niba ndisubije neza cyane naho twajyana ibi ahubwo tujyana ibi reka dusengera abantu b'Imana niba hari n'ijambo rindi ry'inkomezi rito mwababwira hanyuma mukadusengera ariko murakoze. Yego murakoze cyane abantu mwese rero mwadukurikiye nkuko namaze kubibwira kuri ya nati kuri ya na media ndagira ngo mbabwire ko ushaka kubona inyigisho nigisha umunsi ku munsi ngira channel cyangwa igitangazamakuru kiyobokamana kitwa Mose TV ushaka rero wayisura ni Mose nagari Mose ni Mose MOSE TV hanyuma ukajyaho ukanakora subscribe bonero no gukangurira abantu bo kuri ya na media gukora subscribe kuko iri jambo nubwo turi kubwira tuba tugira ngo rigere kuri benshi satani nakabuma amaso ngo mwumve yuko dukeneye kwakira views no sicyo tugendereye kuko dushaka views twatwika nk'abandi kandi dutwitse twazibona nyinshi zanakwizana ariko tugenda gake kugira ngo ubuntu bw'Imana bugume muri twe abo tugiye kubwira tubabwire kandi ijambo ry'Imana rize ritafunguye ritarimwe amajagano. Imana rero duhana umugisha reka dusenga Imana kugira ngo ijambo ry'Imana rizakugirira umumaro wowe uzaryumva uzarisangize n'abandi kandi bizakubera umugisha nawe kuko uzaba ukozwe umurimo w'Imana mu kuvuga ubutumwa bwiza. Reka rero dusenga Imana. Mana turagushimiye ijambo ryawe ni rizima umuntu wese wajyaga yitiranya ibyo gukiranuka no kumenya kwera kwawe nasobanukirwe ko ijambo ryawe ari rigera kandi ari ukuri hanyuma umwigishe gukiranuka umuhanire kwezwa no kubana nawe abane nawe ubugingo bwe bwezwe nawe butunganywe nawe urugendo rwe rw'iminsi isigaye yo mu isi ayibanemo nawe akiranuka kandi yera. Urakoze cyane turasenze ngo abera bawe bagubwe neza zumvira ijambo agahindukira azakizwe azabohoke bugingo bwe uzabureba ubwishimire uzamubohora ingoyi iyo ari yo yose niyatura akavuga ko uri umwami uzamukize kandi niyakwizera uzamukorera imirimo n'ibitangaza. Uri Imana ivuga uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza byawe bikwiye kugaragarira kuba kwegera niko ijambo ryawe rivuga. Mesheje umugisha ubwoko bwawe mesheje umugisha wateze amatwi mesheje umugisha wakoze subscribe ndetse nuzasangiza abandi azahabwa umugisha buri wese azahabwa umugisha kandi uburinzi bwawe n'imbaraga byawe bikomeze kuba kubera bawe tubigusabye ko twizeye ko bikoze mu izina rya Yesu amen. Nimugire umugisha. Murakoze mushumba Imana ibaha umugisha amen. Naho ubutaha murakoze bakunzi ba Yana Media Imana ibaha umugisha. Murakoze. Shalom shalom. Shalom.